Hello hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Refitihanda ugarutse, noneho nje kukwereka uburyo wasoma mesaje za WhatsApp umuntu yazisibye nyine, nje kubereka uburyo wareba mesaje nyine zasibwe. Hari ukuntu umuntu akohereza mesaje agahita ayisiba, ubu noneho ngiye kukwereka uburyo wareba iriya mesaje aba yasibye. Hari igihe ugerayo ugasanga ni urugero, kandi mbibereka uburyo mesaje bimeze, ugasanga tuvuge mesaje imeze gutya, wowe ukaba ushaka kuyisoma. Rero ngiye kukwereka uburyo niba iyo umuntu yakohereje mesaje wayisoma nyine. Wowe icyo ngusaba banza ukore subscribe, ubundi dukomezanye. Niba utarayikora, niba warakoze subscribe kanda aho handitse like, ibyo birahagije gusa. Twagiye sasa, uraza muri play store yawe, ahandi ukora application nyine, dore ngaha iyi application bayita Google Play Store, iyi ngiyi nziza y'akazeru, nurangiza uze uyikandeho. Tegereze ko ifunguka. Tegereze ko ifunguka, babwira ko abantu nyine mutarakora subscribe. Kora subscribe kugira ngo nawe ujye mu muryango wacu mugari nyine, utuntu tw'ubwenge tuzagufasha kugera ku ntego zawe no kumenya telefone neza. Tegereze ko ifunguka, nurangiza ujye hano bandika basacingira, wandikemo ngo GC recovery deleted message. Reba ukuntu hano handitse nyine, hano GC recovery deleted message, ubundi uhita uyikandaho nyine, GC recovery deleted message. Dore ngiyi ukuntu imeze, urayibona hano nyine uburyo imeze, GC recovery deleted message. Nurangiza uhite uyinstaringa muri telefone. Nurangiza kuyinstaringa, noneho urahita uza uyifungure bisanzwe. Dore ngiyi iri muri telefone, umva, ubundi uhita uza uyikandeho. Tegereze ko ifunguka, ntabwo bitwara umwanya, tube twihanganye gato. Nirangiza nimara gufunguka nyine, urahita ukanda hano kuri kano kantu k'agakubo, kano kantu ko hejuru, ukanda hano handitse next step. Nanone uhita ukanda confirm. Urangiza hano barimo baratwamamarizaho, uhita ukanda hano handitse, niba batakwamamarizaho nta kibazo, nanjye ngiye guhita nkanda hano handitse ngo close confirm. Hano uhita ukanda allow, na hano allow. Hano urahita ukanda, umaze kugera urahita ukanda kuri kano kantu, ushyiremo application uzajya usomera mesaje zasibwe. Turaje rero duhitamo wenda hano, tuza tunakande, nayo tuyikandeho hano nyine iri, murayireba. Tuza tuyikandeho tuyemeze, tukande allow tuyemeze, ubwo nayo iraba yakunda. Noneho nurangiza hano uhita uza kuri tuno hano gutya, uhita uza uhakande, wongeremo application. Tugiye gushyiramo iyitwa WhatsApp, dusoma mesaje za WhatsApp nyine zasibwe. Niba unakoresha WhatsApp business nta kibazo, nawe wayishyiramo, ni urugero. Nurangiza uraba washoje.
hano ukimara kuzishyiramo hano, sibyo? Hano umuntu azajya kohereza mesaje ihita izamo hano, n'izo basibye zose uzajya uzibona. Reka nze mbaho urugero. Hano mfitemo WhatsApp ebyiri nyine zitandukanye. Imwe buri wose ngiye mfitemo account. Ngiye gufata iyi ahangaha iri hano gutya, nandikire iyi account irimo hano. Kaze nyandikire mpite nanasiba message. Ngiye kwandika ngo umuntu tugiye kwandikira WhatsApp yayita Medi. Niturangiza hano rero tuza tumwandikiremo ngo bimeze bite, bimeze gute wacyana we, ni urugero wacyana we. Hano message irahita igenda, ikimara kugenda tuze tuyisiba. Tukimara kuyisiba tuyisiba nyine, noneho tujya kuri ya account yindi. Hano urabona ko message iri account yindi bahitaga Iradukunda Fabrice, urabona ko ya message yisibye. Tugiye guhita tujya kuri application yacu. Kuri application yacu ari yindi zatureba message zasibye. Message bari bayitwohereje kuri WhatsApp, tuza dukande kuri WhatsApp bisanzwe, tuyikandaho. Hano hitamo ngo this folder allow kuzajya ibikaho ibintu nyine. Urahita ubona ko ngiyi message yahageze. Ya message nari nohereje dore ngiyi hano. Iyi application yasibwe message yasibwe ihita baza bakayikwereka hano urimo murahabona. Niba kano kantu kagufashije gasharinga kuri bagenzi bawe, ukanda aho handitse like niba utayikoze, niba batarakora subscribe mukore subscribe kugira ngo tubane muri video z'ubutaha. Turi kumwe, ciao ciao.